yohereza kamomo ngo yibwire rero mana urabona nta shinge na rugero nagiraga none nyohereza momo namba yawe. Imana yacu ntabwo yohereza momo, cyakora amaturo yo turatanga kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Imana yacu ntabwo ari Imana wahinka, nubwo inka ni nziza mu cyoco w'Abanyarwanda. Ngiki cy'Imana ishaka nuko Imana itura mu mashimwe yacu. Ikintu Imana ishaka ku buzima bwawe nuko icyo cyubahiro cy'ibyo Imana yakoze ubigarura mu izina rya Yesu. Nahoze nsoma ino Zaburi sanga impamvu umwanditsi wa Zaburi ya 116 yibajije icyo kibazo n'ukwereka umurongo wa 3 ku murongo wa 8. Bigaragara ko uyu mwanditsi wa Zaburi yanyuze mu bintu nk'ibyo twanyuzemo nk'Abanyarwanda. Haravuga ku murongo wa 4 ngo nari nihebye mpamagara Imana integera amatwi. Aravuga ngo ngundira Uwiteka kuko yumviswe ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye gutwi ingo y'urupfu zanaye hagati. Uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe ngira ibyago n'umubabaro, ngo kuko wanyije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukakiza amarira n'ibirenge byanjye ukabikiza. Ngizi impamvu zateye umwanditsi wa Zaburi 116 kwibaza ngo mbese ubwo Uwiteka yankoreye nabimwitura iki? Mwumve igisubizo rero. Hari ibintu bibiri, ntabwo ndi bujya muri iyo Zaburi ngo nyibigishe yose, ariko hari ibintu bibiri ngira ngo mbabwire yavuze. Yaravuze ngo icyambere nzakira igikombe cy'agakiza, icya kabiri nzahigura umuhigo nahigiye kandi nzawuhigurira imbere y'abantu. Reka mvuge kuri aka rero uburyo bwa mbere bwo gushima Imana nk'Abanyarwanda, ndetse no mu kanya ndaza gufata umwanya ngo usengere, kuko mu kanya turaza gusengera Abanyarwanda, yaba ari kuri stade nawe uneze amatwi nawe wicaye ahangaha. Uburyo bwa mbere ni ukwakira igikombe iki gikombe kivuga muri Zaburi ntabwo ari igikombe kiriya dusanzwe tunyweramo icyayi cyangwa ikawa nziza Rwanda, ahubwo ni igikorwa cyo kwemerera Imana kiza ubugingo bwawe. Impamvu Imana ibishoboye nuko Imana yacu ni Jehova Rafa. Twikomera amashyi mu izina rya Yesu. Ni Imana ikiza, ni Imana yakijije Abanyarwanda, ni Imana yadutabaye. Aravuga ngo nzakira igikombe cy'agakiza. Muri Zaburi 103 bahoze bayivuga. Umwanditsi aravuze ngo mutima wanjye shima Uwiteka, mwabindi mu bwese mwe nimwibajwe ibyiza bakoreye. Mwumve ibyo byiza Imana ikora. Icyambere ni Imana ibabarira ibyaha. Mukanya ndaza kubigarukaho. Sinzi ubuzima bwawe, tumaze iminsi dukora uko dushoboye ngo tubabwire rubyiruko kugira ngo Imana ibahe imbaraga bari mu biyobyabwenge mu bivemo. Reka mbabwire uyu mugoroba inkuru nziza. Iyi Mana y'Umwami wacu Kristo Jehova Rafa ni Imana ikiza. Bibiliya ivuga ngo niba barira ibyaha byacu igakiza indwara zacu zose, bigacungura ubugingo bwacu ngo butajya muri rwa rwobo. Umwanditsi wa Zaburi aravuga rero ngo uburyo bwa mbere nzashimiramo Imana, nzahigura umuhigo, nzashimiramo Imana ibyo yankoreye ni ukwakira igikombe cy'agakiza. Kuko ishobora byose rero uyu munsi wo gushima uyizanira ikintu cyose ukeneye kwigukiza. Waba wicyana muri stade, waba umurikiye aho uri hose, uvuge ngo uriya muntu yambwivuze ijambo rimwe rivuga ngo ku munsi wa Rwanda shima Imana 2026 namenye ko Imana iri Jehova Rafa, ni Imana ikiza. Iyakijije u Rwanda, iyakijije Abanyarwanda, ifite imbaraga zo gukiza ubugingo bwawe, ifite imbaraga zo guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Iyatanze umwana wayo Yesu Kristo, yamaze kubona tumukeneye, iri hano kandi ifite ubwo bushobozi. Tuyiha amashyi mu izina rya Yesu, kuko Imana yacu ni Imana ikiza. Uburyo bwa kabiri umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo uburyo bwa kabiri gushima Imana nzahigura umuhigo nahize. Ibi byo rero nk'Abanyarwanda turabizi, igihugu cyacu kigeze aho kigeze kubera tujya duhiga imihigo. Murabyibuka abayobozi bacu bicarana kuba Perezida wa Repubulika bagahiga imihigo. Nubwo iyi Zaburi itavuga uyu muhigo bavuga, ariko reka mbabwire, guhiga umuhigo bivuga kugambirira, bivuga gufata icyemezo. Hari abantu muranga buri kunkurikira kuri stade n'abankurikiye, uribuka cyagiye ibintu byari bikomeye, waravuze ngo Mana nunyiza ukamvana hano hantu nanjye nzagukora nzagushima. Ariko agahinda gakomeye benshi tuvuga ayo magambo nuko nyine Imana yacu ari Imana y'ubuntu, ni Imana itubabarira, ni Imana ituhera ubuntu, ariko
n'Imana yubaha icyo tuvuze. Hari abantu muri wavuze uti man ninjya kwiga nkabona nsinze kaminuza, nkabona mbashije kubona buruse y'u Rwanda, nzagushima nzagukorera. Ariko agahinda gakomeye nuko kenshi tuvuga ibyo bintu, twarangiza ibyo twavuze ntaba ari byo dukora. Uyu munsi ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo uyu mugoroba utubere umugoroba mushya wo kugambirira. Reka ngaruke kuri bya bintu bibiri nagumye sengero. Imana yacu ni Imana ifite kukubohora, yaba ari ubusinzi, yaba ari kunywa ibiyobyabwenge. Reka mbabwire ikintu kimwe, abantu benshi bajya mu biyobyabwenge aribwira ati nimbinywa ibibazo biraza gushira, ariko ababibayemo bakabivamo n'abakirimo babihamya, ntabwo bimara ibibazo ahubwo byongera ibibazo, kuko ugomba no gusiga wishyuye nuho kuha ibyo biyobyabwenge byangije ubuzima bwawe. Uyu mugoroba Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, Imana yatanze Yesu ku musaraba, ifite imbaraga n'ubushobozi, ni Jehova Rafa, ni Imana ikiza. Uyu mwaka 2026 ni umwaka wo gukira mu izina rya Yesu. Twebwe nk'abanyarwanda, urubyiruko rwacu tukarumurikira ibishimwe. Reka mvuge na kandi kanyuma dukunda kuvuga mu minsi yashize, ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabigarutseho. Iyo urebye imibare y'abantu bari gusenya ingo, ushobora kuba wicaye ukavuga uti ahubwo iki giterane gitirangira, ahubwo ejo rwanjye nanjye ntabwo ruzarara. Reka ngubwire ngo garukiraho, urugo ntabwo ari ibibazo. Hari abantu kera bavuga ngo urugo ni imiserero. Urugo ntabwo ari imiserero, urugo ni umugisha. Urugo rwabayeho Adamu na urugo ntabwo ari ingaruka z'icyaha. Niyo mpamvu nizera ko dufite ubushobozi bwo gusenga tugasaba Imana ikubaka ingo z'abanyarwanda. Urugo rwatanze amakampani kubaho, urugo rwatanze za leta kubaho. Urugo ni ikintu gikomeye mu izina rya Yesu. Ndasenga kugira ngo uyu munsi Imana ibakoreye ibitanga, twongere gusaba Imana itwubakira ingo zacu, maze izabiri twasengeye Imana ibyumve. Mu mwanya rero tugiye gusenga, mbibutse rya jambo, mbese ibyo Uwiteka yankoreye nabimwitura iki? Nzakira ntabwo ari igikombe cy'amazi nkamwe tujya tugura, ni ukwakira icyo Imana yakoze ubwo Yesu Kristo ku musaraba. Kugira ngo utarimo kuhabwa ubugingo boraho, ni ukuzanira Imana ibintu uzi ko byakunaniye. Mu kanya ndagusengera. Icya kabiri ni urigura umuhigo wahize. Mureke tuva tumara amaje, mureke tuva buri muntu afashe icyemezo gishya. Ntacyo byamara kugaruka no buri mwaka ubuzima bwacu nibuhinduke. Impamvu ibi mbyizera ni uko Imana yacu ishoboye. Hari umugabo muri Bibiliya yari umutunzi cyane. Uwo mugabo ngo akaba afite amafaranga menshi, ariko uwo mugabo akaba atari inyangamugayo, yitwaga Zakayo. Ngo umunsi umwe Zakayo aza kubona ko nubwo afite ibintu byinshi, ariko ari umwambuzi, ariko ari n'inyangamugayo. Yakundaga umugayo, niko nabyita. Ngo Zakayo afata icyemezo cyo gushaka Yesu. Zakayo riri igiti. Ngumve rero inkuru ya Zakayo. Ngo Yesu amurebye aravuga ngo Zakayo ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Igihe Yesu yinjiraga kwa Zakayo, niyo nkuru nziza ku buzima bwawe. Yaravuze ngo wari Zakayo w'umwambuzi, wari Zakayo w'inyangamugayo, w'inkundamugayo, mumbabarire, w'inkundamugayo. No kuvuga ari umuntu utari inyangamugayo. Uyu munsi agakiza kaje muri uru rugo. Tugiye kubasengera mu izina rya Yesu. Ushobora kubura umeze nka Zakayo, nta kimana itakoze, ariko uzi neza ko hari ikibura mu buzima bwawe. Imana ni Jehova Rafa, Imana irakiza. Ngiye guhamagara abantu batatu tugiye gusengera igihugu cyacu. Ndahamagara Rosine Ndayishimiye, araza gusengera urubyiruko. Ndaza guhamagara Pastor Stacy Wood, araza gusengera ubuyobozi bwa kino gihugu. Ndahamagara Ahimana Auguste Bishop, asengere iki gihugu. Mu gihe rero baza bahagarara ahangaha, kugira ngo aho uri mwese nanjye mbanze ngusengere. Niba uri ahangaha uko ubuzima bwawe Yesu, ukaba ukeneye ko ubuzima bwawe Yesu, ukaba ukeneye kumera nka Zakayo, mbere yuko dusenga ndashaka kuguha amahirwe ngo uvuge ngo Yesu, uyu mugoroba ndashaka kuguha ibyanjye ukabihindura. Reka dusenge. Mbese ibyo Uwiteka yankoreye nabimwitura iki? Nzakira icyo Imana yatanze.
nzahigura umuhigo. Nibura ukaba ukeneye ko ngusengera, ubwire mu mutima wawe Yesu, ushime Imana kubwe kandi usaba Yesu azabwawe. Ahasigaye ubishoboye ubwira umuntu kuri iruhande uti umunsi biriya bintu uriya muvuga butumwa yabwirije ninjye yabwiraga. Ndashaka ko Jehova Rafa, Imana y'umwami wacu Yesu, Imana ikiza ubugingo bwanjye. Ahasigaye wazamura ikiganza, wabivuga mu mutima wawe. Icy'ingenzi ni uko uyu mugoroba ukubera umugoroba w'inkuru nziza nk'ibyabaye kuri Zakayo. Yesu akavuga ngo uyu munsi agakiza kinjiye muri ino nzu. Mwami Yesu, turashima Imana niba uri u Rwanda umuntu uraho wumvise rino jambo mwana nk'uko wabwiye Zakayo. Zakayo ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Niko nsengeye umuntu neza amatwi, yaba ari kuri stade cyangwa uri kuri radio, kuri televiziyo, kugira ngo mwana uyu munsi Yesu winjire mu buzima bwe, ubuzima bwe buhinduke, ahinduke icyaremwe gisha. Kurakoze kuri ibyiringiro bizima, ni mu izina rya Yesu nsenze nize, amen. Reka twongere Imana yacu amashyi menshi. Ahasigaye mpamagare Rosine Ndashimiye na Pastor Stacy Wood na Bishop Ahimana, kaze dusenge mu izina rya Yesu. Bansabye yuko icyo gikorwa cyo gusenga twagikora, turahindura gahunda gatoya, ariko tumaze kumva nyakubahwa umushyitsi mukuru, ndetse n'uva ari byo byaba byiza kuko n'ijambo rye riraza gutuma dusenga neza. Ahasigaye rero munyemerere duhe Imana yacu amashyi cyane. Ibyo Uwiteka yadukoreye twabimwitura iki? Tuzakira Imana yakoze kandi tuzahigura imihigo. Imana ibaho umugisha. Reka twongere duhuze ibiganza, dukoma amashyi menshi cyane, dushimire ijambo ry'Imana, dushimire Evangeliste Emmanuel Kwizera. Muri uyu mwanya nyakubahwa mushyitsi mukuru, Minisitiri w'Intebe, dutegerezanyije amatsiko n'igishyika ijambo ryiza mwaduteguriye uyu munsi. Twemerere kugira ngo tubatumire muri tugezeho. Murakoze. Teraniye hano ba minisitiri twazanye, bayobozi bakuru bo mu nzego zitandukanye z'igihugu, bayobozi muhagarariye amadini n'amatorero atandukanye, bashyitsi mwadusuye muvuye mu mahanga, bavandimwe batumirwa mwese mwitabiriye iki gikorwa cyo gushima Imana, mwiriwe neza. Banje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nyakubahwa Paul Kagame, nishimiye cyane kwifatanya namwe muri iki giterane cya Rwanda Shima Imana. Ndagira ngo ntangire mbagezaho intashyo ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda utabashije kuboneka hano uyu munsi, kubera izindi nshingano zikomeye arimo. Arabashimira kubw'ubutumire mwamugejejeho bw'iki gikorwa cyiza cyo gushima Imana. Kuba abayoboke n'amatorero atandukanye bashobora guhurira ku ntego imwe muri ubu buryo, ubwabyo ni ikimenyetso gikomeye cy'ubumwe bw'Abanyarwanda.
turashima rero igitekerezo cyiza amatorero ya gikristo yagize cyo kwibumbira hamwe muri Peace Plan kugira ngo iki gikorwa kibe ngarukamwaka. Tugejejeho ijambo ry'Imana, abaturirimbiye neza cyane, namwe mwese pera ibyishimo bigaragara biri ku maso bitewe n'uko turimo gushima Imana kubyo yaduhaye. Bahisemo ko mu by'ingenzi dushimira Imana harimo n'ibyiza twagezeho nk'igihugu muri myaka 32 ishize nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, turangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Umwanya nk'uyu kandi ni igihe cyiza cyo kongera gushima akamaro n'umusaruro w'ubufatanye bwa leta n'amadini n'amatorero. Ibyo twagezeho dushimira Imana uyu munsi ntibyari gushoboka iyo leta ikora yonyine. Nka leta rero dushima umusanzu wanyu mu kudufasha kubaka umunyarwanda ufite indangagaciro nziza, mu kubaka imiryango ikomeye kandi itekanye, mu kwimakaza urukundo, ubumwe, amahoro, imbabazi, gukorera mu mucyo no gukunda igihugu. Nubwo intambwe imaze guterwa mu kubaka ubukungu, mu gusana imitima, mu komora ibikomere, kuganisha neza abanyarwanda ari intambwe nziza, guverinoma irongera itorero kutadohoka kuko urugendo rwo kwiyubaka no kwiteza imbere rugikomeje. Bakristo bavandimwe batumirwa mwese, ni muri uru rwego rwo gukomeza kubakira ku byo tumaze kugeraho, twongera gusaba abayobozi b'amadini n'amatorero gukomeza kwigisha abanyarwanda kwita ku bibateza imbere no kwivana mu bukene, birinda ababashuka babajyana mu nzira zitari nziza. By'umwihariko nk'uko mubizi, hirya no hino mu gihugu hakomeje kugaragara ibibazo by'ubusinzi, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'ikwirakwizwa ry'inzoga zitujuje ubuziranenge byibasira cyane urubyiruko. Ndashimira Pastor Jimmy anyakira ahangaha, yambwiye ko abantu benshi bari ahangaha batanywa n'inzoga. Bivuze ngo ikibazo cy'ibyuma ntabwo kibareba, so mudufashe cyane turwanye ibyuma, tuyirwanye kubera ko byangiza ubuzima bw'urubyiruko rwacu, bigasenya imiryango, bikadindiza ubukungu bw'ingo, ndetse bikaba n'intandaro y'ibindi byaha n'amakimbirane. Ubwo duhuriye hano dushima Imana, turabasaba kandi gukomeza gukoresha ijwi ryanyu mu kwigisha indangagaciro zikwiye kuturanga nk'abanyarwanda no kurwanya imico mibi y'ubusinzi no kutiyubaha
bikunze kugaragara mu rubyiruko rwacu. Amadini n'amatorero mugera ku bantu benshi kandi mufite uruhare ngo ikomeye. N'umuco rero turusheho gufasha abashinga imiryango babashe kubaka ingo zishingiye ku rukundo no kubahana, kuko ibi ari byo bishyigikira abana mu gukura bafite uburere bwiza n'indangagaciro bibereye igihugu cyacu. Abafatanyabikorwa ba leta kandi mufite uruhare runini mu kurwanya igwingira no kwita ku mikurire myiza, uburezi n'uburere bw'abana. Ibi binyura mu gukangurira abakristu n'abaturage muri rusange kubungabunga ubuzima bw'abana babo, kwita ku isuku yabo, kubagaburira indyo yuzuye ndetse no kubushishikariza kwitabira ishuri, kandi ababyeyi bagakurikiranira hafi imirerere y'abana babo. Iyo imiryango ikomeye, igihugu gitera imbere, abaturage bakagira ubuzima bwiza, kandi tugakomeza gushima Imana dufite imbaraga n'ibyishimo. Bakristo bavandimwe, mbere yo kurangiza iri jambo, ndagira ngo nsabe abari hano bose ndetse n'abadukurikiye batari hano, basabe ko tudakwiye gufata iki gikorwa cyo gushima Imana nk'umuhango gusa. Gikwiye kutubera umwanya mwiza wo gutekereza ku ruhare rwa buri wese mu byo twagezeho n'icyo twakora kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gutera imbere. Dukomeze twongere imbaraga mu bufatanye bwa leta, amadini n'amatorero n'abandi bafatanyabikorwa ndetse n'abaturage bacu bose, kugira ngo dukomeze kubaka u Rwanda rufite abaturage barangwa n'ukwemera guhamye, bafite ubuzima bwiza n'indangagaciro zibereye umunyarwanda. Ndagira ngo ndangize iri jambo nongera gushima by'umwihariko umuryango Peace Plan ndetse n'abandi bose bagize uruhare mu gutegura uyu munsi wo gushima Imana. Nongeye kubifuriza amahoro y'Imana. Imana ikomeze kuduha umugisha twese no kurinda igihugu cyacu. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Ayo mashyi ntabwo ahagije, twongere dukome menshi cyane, dushimire nyakubahwa Minisitiri w'Intebe utugejejeho iri jambo ryiza, kandi turashimira cyane nyakubahwa Minisitiri w'Intebe impanuro mutugejejeho, kandi cyane cyane urubyiruko ruteraniye hano bakomeje kumva muduha impanuro. Turagira ngo rwose tubemerere yuko tugiye gukora iyo bwabaga kugira ngo urubyiruko rutandukanye ruri hano n'abatari hano n'abadukurikiye tubakangurire kureka ubwomanzi, ubusinzi ndetse n'inzoga z'ibyuma. Cyane cyane turakomeza kuzigaruka. Urubyiruko muteraniye hano, ndagira ngo dufatanye dukoma amashyi nk'ikimenyetso cyo kwemerera nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ko twumvise impanuro kandi tugiye kuzishyira mu bikorwa. Ayo mashyi ni makeya, birumvikana ko amashyi menshi cyane rubyiruko. Twemereye nyakubahwa Minisitiri w'Intebe
kandi twakiriye impanuro mutugejejeho uyu mwanya. Turagira ngo rero nk'uko twabivuze uyu mwanya dutumire Rosine nabo bari kumwe, Pastor Stacy Wood, dutumire Retired Reverend Ahimana Auguste kugira ngo baze uyu mwanya batuyobore mu isengesho. Kandi nyuma yaho dufite igitaramo gikomeje kiryoshye, dufite Ambassadors of Christ turi kumwe nabo, nimugende dufatanye guhimbaza Imana. Turacyari kumwe na Masquire, turacyari kumwe n'abahanzi batandukanye, mubwira ahubwo n'abari hanze kugira ngo bakomeze bafate ibyicaro, dukomeze uyu mwanya mwiza. Reka rero nk'uko nari mbivuze uyu mwanya tuwushyikirize abakozi b'Imana kugira ngo badufashe kutuyobora mu isengesho. Unyemerere duhe icyubahiro, dufatanye uyu mwanya dusenga by'umwihariko urubyiruko, mufatanye nanjye dusenga Imana yacu. Mana, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, duteranye imbere yawe tugushima, turaguhimbaza kuko ari wowe Mana yonyine y'ukuri. Ni wowe wenyine ufite imbaraga zo gukiza. Ibyo ntago tubyigira ahandi, tubibonera ku byo wakoreye igihugu cyacu. Urubyiruko rw'Abanyarwanda abari hano ndetse n'abadukurikiye hirya no hino, ducishijwe bugufi cyane, ducishijwe bugufi cyane no kuguhereza icyubahiro. Warakoze, tuguhaye ishimwe, tuguhaye ishimwe, tuguhaye ishimwe. Warakoze, waduhaye kukumenya wowe wenyine Mana y'ukuri, kandi kukumenya byaduhinduriye ubuzima, byahinduye ubuzima bw'igihugu cyacu. Turagushimiye, waduhaye igihugu cyiza Mana. Turagushimira kubw'igihugu waduhaye cy'umugisha, turagushimira kubw'abayobozi waduhaye badutoza iteka gukora ibishimwa, ibiduteza imbere. Turagushima kubw'icyitegererezo dufite, turagushima kubw'imbaraga waduhaye. Tugushimiye Mwami ko waduhaye ubuzima bwiza, waduhaye kwiga, waduhaye ubumenyi, waduhaye amahirwe. Turaryama tukarota, inzozi zacu zikaba impamo. Waduhaye uburyo bwo gukora, waduhaye umwanya n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ibyo turabigushimiye. Warakoze, waduhaye impano nyinshi 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 zitandukanye, wadukinguye imiryango hirya no hino ku isi. Umwana w'u Rwanda afite amahirwe hirya no hino kurusha wowe Mana, kandi icyatumye ukora ibyo ngibyo ni ukugira ngo tube intangarugero, tube ibiti byatewe ngo biguheshe icyubahiro kandi biheshe igihugu cyacu ishema. Nutureba ukabona ibyo tugejeje ku gihugu cyacu, unezerwe. Uri Imana yumva ibyo usabwa. Abantu bose twaje aho uri, duciye bugufi kugira ngo twongere tugusabe. Turakwinginze ngo utwemerere tuguture imbaraga zacu mu rubyiruko rw'Abanyarwanda. Turashaka yuko tugira abantu b'umumaro, turashaka kuko umumaro udutegerejemo uboneka rwose. Imbaraga zacu, ubumenyi bwacu, ubwenge dufite, amahirwe twahawe n'igihugu cyacu, ko azaba Mwami Imana yacu ikintu kizatuma abantu batureba baterwa ishema natwe. Turakwinginze kugira ngo udukize ibintu kandi uturinde ibintu bitwangiriza. Hari umwuka w'ubusinzi, hari umwuka w'ibiyobyabwenge, hari umwuka wo kuba ibyomanzi Mwami. Hari umwuka udukurura utujyana mu byaha, ariko mu izina rya Yesu Kristo, Umwami ukiza, izo mbaraga nizivunagurike mu izina rya Yesu. Turasenga kugira ngo ababaswe n'ibyo bintu bitandukanye uhereye uyu munsi, abaho bari hose mu gihugu, bakire gukira,
mu izina rya Yesu Kristo, umwami utanga amahoro n'ubuzima. Turasenga kugira ngo aho ngaho hari ibyo, habe indoto zima, habe ibitekerezo by'iterambere, habe imbaraga, habe ibitekerezo bishya bijyana igihugu cyacu mu yindi nzira. Turabizi neza kuzabikora, turabizi neza ibitubonye Mana bitwemeza n'ibi tugusabye urabidukorera. Tuguhaye icyubahiro, tuguhaye ishimwe ko ibitekerezo byacu bishyigikira. Kandi uhereye uyu munsi abanyarwanda bose, abana b'u Rwanda, duhagurukana imbaraga tukinjira muri gakondo yacu mu masezerano watuvuzeho. Waravuze ngo abana b'abakubaha, abana b'ishyanga rikubaha bazigishwa n'Uwiteka. Turi hano ngo twigishe. Wavuze yuko uzadusukaho umwuka wawe, abahungu n'abakobwa, tugatekereza ibintu bishya, tukazana impinduka mu bihugu byacu. Turi hano mwami ngo twakire amasezerano yawe. Wavuze yuko imirimo uzadukorera abantu bazabireba, bazavuga ngo iri shyanga rikomeye n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Turagushimiye ko ibyo uzabidusohozaho mwami Imana yacu, tukajyana uyu murage igihugu kiduhaye, tukazawuhereza ibindi bihe. Dufite imiryango myiza, twarubatse imiryango yigirwaho ibyiza. Haleluya. Urakoze kuzatugirira neza, urakoze ko uhaye urubyiruko rw'abanyarwanda umugisha, urakoze ko imiryango tuzubaka izaba iy'umugisha, urakoze ko tuzagira ingo nziza zitangaje, urakoze ko hari igihe uzakora igihugu cyacu kikamenyekana ko Imana iri hano kandi ko Imana iri gukora imirimo. Tugushimiye ko twumvise, kuko usanzwe twumva. Tubisabye byose tugushima mu izina rya Yesu Kristo, amen. Heavenly Father, you instructed us in your word to pray for our leaders. Mana yacu yo mu ijuru, wadushyize hano mu mwanya mu ijambo ryawe ngo dusengere abayobozi b'igihugu cyacu. And so today we join our hearts together to bless every leader throughout the country of Rwanda. Mutima kugira ngo dusengere kandi duheshe umugisha umuyobozi wese w'igihugu cy'u Rwanda. We bless every government. Reka buri muyobozi wese w'igihugu cy'u Rwanda kuri buri rwego ahabwe umugisha. We bless our pastors and our spiritual leaders. Abashumba bacu ndetse n'abatuyobora mu buryo bwo mu mwuka tubasabiye umugisha. We bless fathers and mothers who are leading their homes. Mwami dusengeye ababyeyi bubaka ingo zabo neza bakaziyobora neza, ubaha umugisha. We bless every school teacher and business owner. Mwami dusengeye abarimu b'amashuri ndetse n'abashabitsi mu bintu bitandukanye, nabo ngo ubaha umugisha. Every person that has a position of influence in Rwanda, Father, we speak your favor over them today. Buri muntu hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho ufite inkomoko yo mu Rwanda, Mwami turasenga kugira ngo bayoborane ubunyangamugayo. We pray that you would give them eyes to see as you do. Mwami turasenze ngo ubaha amaso yo kureba nk'uko wowe ubwawe ureba. Father, would you cause them to love the things that you love? Mwami reka ubatere mu mitima yabo gukunda ibyo ukunda wowe. Would you break their hearts for the things that break your heart? Mwami reka ibyawe bikuremerera mu mutima ari byo bishobora kubaremerera nabo mu mitima yabo. Would you give them wisdom to make decisions that honor you? Mwami reka ubaha ubwenge, ubwo bwenge bubashoboze gufata ibyemezo biguhesha icyubahiro. Father, we pray that our leaders would humble themselves before you and acknowledge their need for your help. Mwami turasenga nanone kugira ngo abayobozi bacu bace bugufi mu mitima, bakumenye bakubahe kugira ngo ubayobore nk'Imana yabo. We don't have the wisdom we need without you. Mwami reka ubahe umutima w'ubwenge. We don't have the strength that we need without you. Mwami nta mbaraga dufite tutagufite. So Father, would you strengthen the work of their hands? Mwami rero turagusaba kugira ngo ukomeze imirimo y'amaboko yabo. Would you bless them as they bless others? Mwami ubaha umugisha nk'uko nabo baduhesha umugisha. Father, we know that nations rise and fall on leadership.
data tuzi neza ko ibihugu bijya bimanuka ndetse bikazamuka mu buyobozi. And so, God, we just acknowledge our desperate need for you to shine your favor on our leadership. Mwami turasaba kugira ngo ibyo dukeneye cyane mu mitima birushaho mwami kuzamuka mu bayobozi bacu kandi birushaho kuguhesha icyubahiro. As they seek to build a better tomorrow, Father, would you guide their hands? Mwami uko bakomeje ndetse bashishikaye kubaka kino gihugu bakagiteza imbere, mwami reka uko bakomereze amaboko. And Father, most of all, would you fill their hearts with your love for the people that they get to influence? Igisumba byose muri byose mwami, imitima yabo uyuzuzemo urukundo rwawe. May they be men and women of love, Reka babe abagabo n'abagore buzuye urukundo of courage, ndetse n'imbaraga of wisdom, ndetse n'ubwenge and of integrity. kandi n'ubunyangamugayo. We ask this in the name of Jesus Christ. Ibyo byose tubisenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mana ishobora byose, Imana y'ubuntu n'imbabazi, turagushimira umugisha waduhaye ukongera guhura mu izina ryawe kugira ngo tuguture amashimwe yacu nk'abizera izina ryawe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mana, ijambo ryawe rivuga ngo abantu bagena imigambi ariko Uwiteka niwe uyisohoza. Kuri iyi nshuro tumaze iminsi dusengera uyu munsi, hari gahunda nyinshi zo gutegura, twabigenaga nk'abantu, none wabishohoje nk'Imana. Uragahora ku ngoma, Mwami Imana yacu. Tuguhaye icyubahiro Nyagasani Imana. Wakira amashimwe yacu, wakira n'imbabazi zawe, kuramya kwacu no guhimbaza no gushima. Nyagasani, turagushimira imbabazi utugirira. Uri Imana yirengagiza kandi ibabarira ibicumuro n'ibyaha no gukiranirwa. Turagushimira imbabazi utugirira. Dusabiye igihugu cyacu, Nyagasani Imana, ukomeze ukirebana imbabazi kugira ngo ibyo washoboje kubaka, intambwe wateje igihugu cy'u Rwanda, ujye uturinda ibyasenya Imana yubatse. Nyagasani Imana, dusabiye Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi n'Abaturarwanda, abari mu Rwanda imbere n'Abanyarwanda bari hanze muri diaspora. Dusabye inyota y'Imana, uduhe imitima iyotewe Imana, uduhe imitima yuzuye inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko gukiranuka, aho gukiranuka kuri, aho inyota n'inzara byo gukiranuka biri, niho Imana itura, kandi aho Imana ituye niho haba umugisha. Mana, udutsindire imbaraga z'ibyaha, udutsindire ubwibone no kwiyemera kose, udutsindire umurengwe no kwibagirwa kwaho tugeze ariko ubwawe. Reka imbabazi zawe zikomeze kuba ku Rwanda, imbabazi zawe zikomeze kuba ku bayobozi b'u Rwanda, imbabazi zawe zikomeze kutubaho twese nk'abaturage muri iki gihugu. Mana, dusaba iby'umugisha wawe
ku bikorwa byose bikorerwa mu Rwanda byo guteza imbere igihugu. Ukomeze kuduhera umugisha ubutaka ngo butwereze imyaka Abanyarwanda babona ibibatunga bihagije. Ujye uduha ikirere cyiza Nyagasani Imana, ikwiriye mu gihe cyayo, izuba rive igihe cyaryo, ikirere kitubere cyiza Nyagasani Imana. Uha umugisha gahunda z'ubworozi mu gihugu Mwami Imana, uha umugisha ibikorwa by'ubucuruzi, udutsindira ibyaha n'imbaraga zabyo mu bucuruzi bw'u Rwanda. Turagushimira ibyo ukoze ukoresheje ubuyobozi bwacu muri iyi minsi Imana, ko watunze itoroshe yawe ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge byica bukabitunga bitoroshe yawe, ukomeze kubica intege Nyagasani Imana. Turinde abashaka indamu mbi bakayishakira mu rupfu rw'abantu Mana yo mu ijuru. Sabiye rwose igihugu cyacu kugira ngo buri wese ibyo agerageza gukora abikorane gutinya Imana no guha agaciro ubuzima bw'abantu. Ukomeze kuturindira igihugu Nyagasani Imana, ukirinda ababisha. Ingabo z'Imana zikomeze kugota iki gihugu, ukomeze kwimana u Rwanda Mana yo mu ijuru. Ngo imigambi mibisha yose ihagurukira u Rwanda, ujye ukomeza kuyikoma mu nkokora nk'Imana. Data wa twese, twarakubonye ibihe byose, uri Imana yacu. Bajye batureka tugushime, bajye batureka ntibakivange mu byacu nawe. Bajye batureka tugushime Mana yacu, bajye bakuturekera tugushime. Uragahora ku ngoma, uragahora ku ngoma. Turasabira abagirira u Rwanda ishyari kugira ngo bagirire imbabazi, abatishimira ibyo ukora mu Rwanda ubagirire imbabazi Nyagasani Imana. Turabingingiye ngo uhumure amaso y'imitima yabo, bamenye ko nta warwanya Imana ngo ayishobore. Imana iri kumwe natwe, nta warwanya Imana ngo ayishobore. Imana ni Imana y'u Rwanda, Imana ni Imana y'Abanyarwanda. Abo bose turasabye ngo uhindure imitima yabo Nyagasani Imana, uhindure imitima yabo turakwinginze. Imbabazi zawe zibe kuri twe. Mana tubabarire gukiranirwa kwacu, tubabarire aho twagutengushye, utubabarire Mwami Imana, utugirire ibambe, ntuduhanye nuko turi, tugirire iby'imbabazi zawe gusa. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe rutwikira ibyaha byinshi, utubabarire Data wa twese. Maze umugisha wawe ukomeze ube kuri twe, umugisha wawe ukomeze ube ku Rwanda. Mana niduhaguruka aha hantu dusubiye imuhira, ugendane na buri wese, utugeze imuhira amahoro. Ingendo za hafi n'iza kure zibaho, maze ineza yawe ikomeze kuba kuri twe n'abacu bose. Ineza yawe ikomeze ibe ku Rwanda, ineza yawe ntikatuveho. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. 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 Dushimiye cyane Right Reverend Ahimana Auguste kubw'umwanya afashe wo gushima Imana no gusenga. Dushimiye cyane Rosine Ndayishimiye wari uhagarariye urubyiruko, nawe Imana umugisha. Dushimiye na Pastor Stedwood
nawe wadufashije umwanya mwiza wo gushima Imana ndetse no gusenga, by'umwihariko anasengera ubuyobozi bwacu. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, turagira ngo muduhere intashyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mumubwire rwose ko tumukunda cyane kandi ko tumusengera. Reka twumve indirimbo dukomeza kuramya Imana no kwihimbaza. uturindira muri isi ishaje, uraturinda ntitwapfa, ubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mw'isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Imana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda ntitwapfa, nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mw'isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Ishimwe ryawe, ishimwe ryawe, ishimwe ryawe, haleluya, ishimwe ryawe, haleluya, ishimwe ryawe, haleluya, ishimwe ryawe, ishimwe ryawe, ishimwe ryawe. Reka twumve amajwi yacu, ishimwe, ishimwe, ega ishimwe, oh ishimwe, ishimwe ryawe, ishimwe, ishimwe ryawe, haleluya, ishimwe ryawe, ishimwe ryawe, ishimwe ryawe. Reka dukoma amashyi dushimire worship team, kandi twongeye no gushimira abamaze kudufasha mu mwanya wo gusenga, barimo Right Reverend, barimo Rosine n'abandi, turabashimira cyane. Reka rero uyu mwanya twababwiye ko igitaramo cyacu gikomeje, reka duhuze ibiganza dukoma amashyi twakira Ambassadors Christ Choir.
Uwiteka mana yanjye nzazamura ishimwe ryanjye n'ururimi rwanjye ruzariri ubwiza bwawe iyo ataba wowe mwami uguma iruhande rwanjye nararejewe rwose ntakiriho muzima nzajya ndirimba ushimire mwami irabatoyese iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza imbere avuge kuri mana yanjye nzajya ndirimba ushimire mwami irabatoyese iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza imbere avuge kuri mana yanjye niba tutirengagije turatekereza neza iminsi yo kubaho kwacu uku niko kuri yuko iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu amazi aba yararengeye ubugingo bwacu nzajya ndirimba ushimire mwami irabatoyese iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza emerera mvuge kuri mana yanjye nzajya ndirimba ushimire mwami irabatoyese iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza emerera mvuge kuri mana yanjye Uwiteka nahimbazwe we wagize ukuboko aturokora bikomeye ubwo umwatsi yacuranga imigambi ye mibisha subiza amaso maze uze dushimire nzajya ndirimba ushimire Yesu iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza emerera mvuge kuri mana yanjye nzajya ndirimba ushimire mwami irabatoyese iby'ineza yawe amagambo
amagambo yanjye batari neza niravuge kuri Mana yanjye. Hosiana, 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 ahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 ahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Umunsi umwe Yesu yinjiye mu murwa Yerusalemu, mu cyubahiro cy'umwami w'abami. Abaturage b'uwo murwa basesa imyambaro yabo mu nzira hose Yesu yagiye anyura baririmba Hosiyana. Bari bazi ko azanywe no kubakiza ingoma mbi zo mu isi, kuko yahanuwe ko ari buzarengera ubwoko bw'Uwiteka. Ibyishimo bitaha mu mitima yabo, baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti, indirimbo zikwiriye Yerusalemu. Nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu, ahirwa abatore mu ngoyi y'icyaha no mu rupfu rw'iteka. Umunsi umwe bazataye mu rugo iwabo, baririmba banyeganyeza imisingi y'ijuru, indirimbo zikwiriye Yerusalemu. Twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu, umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro. Aririmba indirimbo y'akataraboneka, izaririmbwa n'abamarayika, izaba ari indirimbo yo kwakira umupakiri w'umugeni we. Uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago, icyaha n'urupfu bizaba bikuweho by'iteka. Turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro, dufatanye n'abamarayika, dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose. Hosiyana, 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 ahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiyana, 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 ahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Turasabwa twese gutegura umwambaro w'ubukwe wera, kuko nta n'umunsi ugira atawufite. Nawe umutima wawe ni wo mwambaro Yesu akeneye kugira ngo amanike ku rutonde rw'abazinjirana nabo ahera. Ntagisigaye tugeze ku nkengero z'i Yerusalemu, suzuma intekerezo zawe mwene danange, suzuma izanjye. Nta kizira kizinjiraho hera, kandi buri muntu ku giti cye reka twese twiyambura ibizira byatubuza kugenda. Ntagisigaye tugeze ku nkengero z'i Yerusalemu, suzuma intekerezo zawe mwene danange, suzuma izanjye. Nta kizira kizinjiraho hera, kandi buri muntu ku giti cye reka twese twiyambura ibizira byatubuza kugenda. Twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu, umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro. Aririmba indirimbo y'akataraboneka, izaririmbwa n'abamarayika, izaba ari indirimbo yo kwakira umupakiri w'umugeni we. Uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago, icyaha n'urupfu bizaba bikuweho by'iteka.
turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose. Hoziyana, 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 hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hoziyana.